shimire dusohoza ubutumwa twamwemereye rwose bitewe n'igikorwa yadukoreye mubyeyi wacu muganga rero dore yanka twakwemereye ngiyi rwose yatuvuriye umwana yarakize rwose umva turamushimiye nk'umubyeyi wacu yarakoze dore ngiyi rwose tambirindura reka mbasuza cyane abakunzi mwese bafavuga TV nize komeze fresh cyane yewe nitwa Junior umusore ngitaje imigozi muhambira ikindi ko kumushwi simpueza gaca murabizi ko impamvu mu gihumeka umuka bazima ari ukubera Imana niba ukunda Imana vuga uti amena amina hafi aho ngaho. So twakiriye iyi timu y'abantu bangana barya kuri kamera ndetse na mikoro zacu ni umumama ndetse na murumuna we utibagiwe na Muyomba. Iyi nkuru mwarayibonye igaragaza ukuntu uyu mwana w'umukobwa muto muri kureba bari bagize gutya baramuhumanya ajya kuba mu ishyamba yataye iwabo mu by'ukuri ngakumva niho agomba kuba bitabaza uyu mugabo. Byose mwarabonye ukuntu byagenze. Uyu munsi ngo n'umunsi ngo wo gushimira uyu mugabo agahabwa amashimwe. Twavuze tuti inkuru nayo turageza ku bana turabanza tubasuhuze mwese duhereye ku ufite mikoro. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ubu mumeze mute? Yewe turaho turanezerewe tumeze neza. Mumeze neza mwese? Yego. Rutebuka bitese? Sawa sana. Umutwe wawe ni nk'uwa wa muyobozi wahoze uyobora Burundi hari umwe witabye Imana ni uruzi ufite umutwe nuko uri inzobe ariko ufite umutwe nk'unkuru nziza nyine utabaho umusatsi ndikubeshya se. So reka dusuze n'abandi bantu hano muraho neza? Muraho. Mikoro ndazibarekera ndabiza abantu baranyumva twiganirira. Yego. Amahoro niba hari ubwo nukuganira tukayavuga. Oya mahoro arahari yo turi mu byishimo. Yarakize cyangwa turacyari mu bibazo? Oya turashimira Imana umwana wacu yarakize rwose urabona ko nawe atangiye kwiyumva kuko arabasha no kujya ku ishuri. Yego. Umukecuru yamutumye amazi arasimbuka akayazana. Ubu nta kibazo. Urabona ko nta kibazo gihari. Hari abantu bajya bavuga ngo iyo ukoresheje ijambo ngo umusazi ngo ni bibi ariko ubundi mu Kinyarwanda nyine barabihinduye ni uburwayi bwo mu mutwe. Yego. Uburwayi bwo mu mutwe bwarakize burundu ubu nta kibazo nta gakirukanga. Oya bwarakize neza ko kurabona ko rwose ubwenge bwaragarutse. Nta kibazo. Okay, twagiye ku kijyanye rero n'ikiduteranirije hano uyu munsi. Ni wowe utubwira. Murakoze ikintu kiduteranyirije hano uyu munsi turashaka gushimira muganga wacu kubyo yadukoreye. Uyu muganga ni umubyeyi yaratuvuriye umwana umva rwose umwana ameze neza umwana ari kujya ku ishuri umwana yarakize. Ubu ikintu nyamukuru kiduteranyije no kugira ngo tumushimire rwose kubera ko yatubereye umubyeyi. Twari twarasenze byaranze twarirukansa ahantu hose byaranze ariko ubu mwana wacu ni muzima. Ubu turifuza ko tumushimira mu maso yanyu mu maso y'abantu bose kubera ko uyu mubyeyi yadukoreye ikintu gikomeye. Twari twamwemereye inka ubu uyu munsi turifuza ko tugenda tukageraho amacumbo y'ibirarari tukamuhereza inka akagenda yijyanye. None se ubwo ngewe naryo ubwo no gutahira. Oya ntago bishoboka. Nawe tugomba kugushimira nk'umuntu wadufashije mu kugira ngo tubone uyu mwana wacu rwose twari tubabaye cyane. Ubwo nari mvanze ibintu tubanze kubya Rutebuka inkura yijyanyera cyangwa nizazindi batanga mu magambo. Ingoni nayizanye n'umushumba singuriya. Ubu muragenda muyijyana? Cyane. Okay. Ubwo ntekereza ko tugiye kuyobora inka tukayijyana kwa Rutebuka nyirizina mu rugo ariko umushumba yamwizanye. Okay. Yego. Ariko mfite urwuri hari n'abandi benshi bashimiye. Yego. Na n'ubu mvuga barabizi. N'abandi bitegura kunshimira. Yego. Urwuri rurahari. Imana izabikora. Mumpe inka nanjye. So ubwo rero kugira ngo harakurikiraho kugenda tukajya gukora icyo gikorwa mu buryo bugaragarira amaso y'abantu pana za nka batanga mu bukwe inkwemereye inka nyamara ntayo. Aya mu rwuri rwacu inka zirahari. Zirahari rwose twebwe ntago tujya tuvuga ijambo tutazasubiraho. Hari ikindi kintu cyo kuvuga kuri Rutebuka cyangwa undi kugira ngo dukurikize icyo gikorwa? Bongi ijambo ndarivuga mbageze. Urarivuga uhageze? Uyibonye? Naye ndashaka kubivuga mbona bayiguhe bavuga bati ngiye. Okay.
So murakoze cyane abo twari kumwe rero tugiye gufatiraho tujya ahari uruguri cyangwa se aho bororera inka bano bantu iyi miryango Gisina nahazo ubwo bahatugeze bayitange live abantu mujya mutanga inka mu magambo muhite munabyigiraho wemerera nk'umuntu iyo uzi kwihari cyangwa uzabona agafaranga wenda kayisimbura. So dusubire mu kanya gato cyane twageze aho bigiye kubera. Yes, nyuma rero yo kubabwira ko mu kanya gato turiwe tugeze aho zororerwa nyirizina, murabona ko turi kumwe na ya famiye ngaba tuvuga tuti niba tubwira ibyari byo bundi ijambo kuri madamu, ariko madamu hari ubwo niwe mukuru niwe mukuru wuyu. Murakoze. Tugeze mu rwuri rw'inka. Twari tuje kureba muganga rero ngo tumushimire, dusohoze ubutumwa twamwemereye rwose bitewe n'igikorwa yadukoreye. Mubyeyi wacu muganga rero dore ya nka twakwemereye ngiyi rwose yatuvuriye umwana yarakize rwose. Umva turamushimiye nk'umubyeyi wacu yarakoze, dore ngiyi rwose. Tambirindura humura igitwenge na yamenyo reka nigireyo sibyo ubundi turebe ibyishimo uretse ariko ushobora gushidukubiza icyo bita umugeri. Igitwenge na yamenyo ya wa mugabo avuga ati ntabwo ari bya bindi by'amagambo rote bugira icyo uvuga vuba vuba. Ndamanza kumuhobera. Yego 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 fasha abantu benshi cyane ku isi no mu Rwanda. Yego mugaragaza gasura ariko neza ku buryo Amerika hose mu bihugu byose ku isi. Yego fasha abantu benshi narabibonye. Ndabashimiye ko mubaye muri bamwe bazirikana igihe tuba twataye. Yego imbaraga tuba twashizeho ndetse n'ubundi bumenyi bwose tuba twashizeho. Yego ndabashimiye. Natwe turishimye cyane, Imana iguha umugisha. Yego yego Muyomba hano icyo mbasezeranije n'ikindi kibazo cyose muyagira nanjye mbari inyuma kuko ndi umugabo kandi nanjye njya ngunda kuhagarara ku jambo. Yego Muyomba rero ubundi muzi basanzwe dusanzwe tuzi ko tuvuge nka kwa kundi mu kirori umuntu ati nguhaye akabivuga gutyo bikarangiriraho. Uvuga ikijyanye n'itandukaniro kuba mwebwe mwaravuze muti turi mu ishyamba ari nijoro muti ibintu tuzabikora mukabikora. Twebwe ubundi mu muco w'iwacu no kuvuga ngo ijambo umugabo yavuze ngo imvura zihure niho zongera zigahurira. Yego natwe niko mu muryango w'iwacu duteye. Yego no kuvuga ngo cyo wiyemeje ugomba no kugisohoza. Yego abantu barimo dukurikiye ngira ngo igikorwa niko muraho. Muraho neza. Umeze ute? Meze neza. Kuva twahura nibwo tuvuganye. Yego. Ubu urumva umeze ute muri wowe? Ndumva nishimye uko nongeye kuba umuntu muzima biranshimishije cyane. Ubu ntabwo wakubita umuntu umugeri? Oya, ubu ndi muzima nta kibazo mfite. Ubu nkwizere nkomeze rwose mbe nkwegereye ntabwo ushobora kujya gutyo ukamvumbukana. Oya byararangiye ubu naba umuntu muzima nta kibazo mfite, meze neza. Okay. So rero twavuze ngo igikorwa turagikurikirana cyo kugira ngo rya jambo mukunda kwikoresha muvuga ngo hayi nka bikarangiriraho. Tubonye uko bigenze batugejeje aho ziri bafatamo imwe baravuga bati Rutebuka ibyo wadukoreye akira nawe agashima. Hari icyo munshinja Rutebuka, hari icyo urenzaho? No gushima shimbira abanyarwanda bose bafite umutima ngo mwegereze mikoro fresh. No gushima shimbira abanyarwanda bose bafite umutima nguye. Kandi uyu mutima dufite aho tuwukura. Yego tuwukura ku muyobozi mwiza dufite ariwe Kizigenza umubyeyi wacu twubaha utubera indangarugero muri byose. Yego nyakubahwa perezida wa Repubulika wacu ndamushima cyane. Ntago turi bujyane namwe ko turi no mu misozi umwijyana ari he niko wa muntu wawe uyitwara uriya musaza ni umva muze umusaza naze ayishorera abantu bareba tagira ngo ahari ni bamuhaga konidi muhaga koni tuyijyane bataza mu kanya kwisubira bakavuga bwira umuvandimwe aguhaga koni rwose tuyimanukane bataza kugira ngo ni bataza kujijisha bakayisubiza. Ntabwo mwakwisubira? Ntabwo twakwisubira, twambwiye tubivanye ku mutima. Twebwe umuryango we wacu no kuvuga ngo ntago ari duteye.
Okay, gahunda rero ukuntu iteye niyo ngiyo no kuvuga ngo niba bavuga bati nta kwisubira ntaki, ubwo inka igiye gushaka buryo ki icyurwa, bagiye gushaka buryo ki bayigeza aho umusaza ubakure. Murayishakira imodoka? Imodoka nayo irahari iyo bayita ingobyi. Bita byitwa ingobyi icyo gihe. So reka dushimire cyane aho twari turi kumwe, turashimiye namwe. Ubwo je nige musigaye imideli. Yego. Nawe ariko nawe tugomba kugira uko tubigenza umuntu wadufashije mu gikorwa twahuye nacyo. Ngiye rero ndashaka amafaranga. Inka ngewe nta kiraro mfite. Yawe iwacu amafaranga arahari. Hari inka byose biba bihari. Ubu murampa amafaranga. Turayaguha nta kibazo. Mumpa amafaranga ngewe inka se nayijyana nkayishyira he? Waradufashije. Mvire kameramani. Waba muri geto ukabona ahantu ushyira inka. So reka dushimire cyane aho twari turi kumwe, murakoze cyane, Imana ibarinde. Ngiye ubwo barampa agafaranga nshyira mu mufuka nkajya kwiguriramo ibyo nshaka. Sibyo? Ariko igikorwa twatangiranye niba kigenze neza, Imana ikomeze wa mugani duha umugisha. Indi nomero itariyo. Nimujye munzana mu budimaguzi kuko inomero mfite nizo. Harya ubudimaguzi ni iki? Ubudimaguzi ni ubundi butagira umumaro, butagira shinge na rugero. So ubwo dushimiye cyane abantu twari turi kumwe, nimero ya muganga Rutebuka nizo. Umuntu nyine uyoba aba yayobye, indi ntayo nzi. Turashimiye cyane twari turi kumwe, je nitwa Junior Sinjya muri Mpambira. Ubutaha turi kumwe. Thank you so much.